Abakunzi bacu murakarama. Iyo dupfuye amafaranga yacu asigara muri banki, azasigara muri banki. Nyamara bizaba bimeze gutyo, nyamara mu gihe twari bazima nta mafaranga twari dufite ahagije asubiza ibibazo byose twari dufite. Mu by'ukuri iyo dupfuye n'ubundi haba hari amafaranga menshi cyane tutariye, tutakoresheje. Hari umushoramari w'umushinwa w'umugabo yari umukire bihagije, yaje gupfa. Umugore we wari ubaye umupfakazi icyo gihe yasigaranye miliyari 1.9 by'amadolari y'Amerika muri banki y'umuryango. Uwo mugore yafashe amafaranga ubundi akoramo ubukwe n'umushoferi watwaraga imodoka cyangwa se watwaraga imodoka z'umugabo we. Ibyo bibaye, umushoferi mu magambo yaravuze ati, mu gihe cyose nabayeho nkora aka kazi nari nzi ko nakoreraga boss wanjye wapfuye. Ati sinigeze ntekereza ko uyu mukire nakoreraga ntwara ibinyabiziga bye yankoreraga, ahubwo uyu munsi ntunze miliyari 1.9 by'amadolari y'Amerika. Wumvise neza iyi nkuru iri mu bwenge uraza gusobanukirwa. Reka manze nkwibutse, hano ni kuri Telemontagne Rwanda, niho ukurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye, reba munsi y'video ahagana iburyo ahanditse ijambo subscribe, aho urakanda ubundi witurize, ntabwo uzongera gucikwa. Tumaze kuba ibihumbi 13, mwarakoze kandi abamaze kwinjira mu muryango mugari nk'uwo nguwo. Reka dukomeze. Ukuri abantu benshi batamenya cyangwa se batitaho nuko bisa naho kubaho ubuzima burebure, kuramba biruta cyane kuba wagwiza ubutunzi. Kubaho ndetse no kugwaniriza kuba ufite ubuzima buzira umuze, umubiri muzima, biruta cyane kugwiza ubutunzi. Cyane ko akenshi tuba dukorera abandi, tuba dusa naho dukorera abandi. Turaza kubisobanura. Uyu mwanya uramutse upfuye, iyo telefone cyangwa se mashine ufite mu ntoki zawe wiguriye 70% by'umumaro wabyo cyangwa se wayo yari ifite byaba bihagaze gukora no gutanga umusaruro. Imodoka ihenze ufite rwose 70% by'umuvuduko wayo ndetse n'ubwiza bwayo bw'indani bwayitandukanyaga n'iz'abandi. 70% byabyo ntacyo byaba bikikumariye cyangwa se ntacyo byakumarira. Wenda yatwara umurambo wawe da. Ni ibintu bigaragara ko usanga tubayeho umuntu afite inyubako y'akataraboneka nini cyane, nyamara 70% byayo mu by'ukuri bidakenewe nibwo ubuzima tubamo. Ibyumba amagana bimara imyaka bitararamo umuntu n'umwe. Nureba neza ufite imyambaro ihagije, nyamara imyinshi muri yo ntuyambara. Uramutse wapfuyeho n'ibindi bindi. Bisa nkaho tubaho ubuzima bwacu bwose dukora kandi tugerageza kwinjiza amafaranga n'ubutunzi bw'akataraboneka, nyamara 70% by'ibyo dukorera bisa naho ari iby'abandi, bizarebwa n'abandi. Bisa nkaho buri muntu wese rero akeneye kwiga kubaho neza muri 30% mu by'ukuri dukoresha igihe turi ku isi. Ariko se ibyo wabigeraho gute? Tangira uyu munsi ujye wita ku buzima bwawe. Jya kwa muganga buri kwezi bagukorera isuzuma ry'umubiri wose urebe kutarwaye. Ndagusaba gutangira kujya unywa amazi menshi niba waba udafite inyota, kandi ntukizirike ku bantu. Korera imbere, korera kugera ku ntego muri ubu buzima. Uzicisha bugufi niyo waba uri umukire cyangwa se uri umunyembaraga. Uzihagararaho kandi niyo waba uri umukene. Jya ukora imyitozo ngororamubiri y'ubwonko n'umubiri no mu bihe ufite ibintu byinshi byo kwitaho cyangwa se gukora igihe uhuze. Ntuzibagirwe guhereza umwanya uhagije abantu cyangwa se ba bantu ukunda. Ubuzima ni buto cyane ku buryo ushatse watangira kubaho byuzuye. Kunda Imana kandi bagenzi bawe ubakunde kurusha. Jya ufata umwanya wawe usenge kandi usome ijambo ry'Imana. Ndasubiramo, jya unywa amazi menshi. Ibyo kurya bya mu gitondo byawe bijye biba ari byiza, ari nk'iby'umwami. Ibya saa sita byawe bijye biba ari byiza, ari nk'iby'igikomangoma. Ibya nijoro uzarya ibyoroheje, uzarya nk'umukene. Ubuzima bwawe buzarangwe n'ibintu bitatu. Ugacike intege, jya uhorana umurava kandi jya ugira impuhwe, jya wishyira mu mwanya w'abandi. Jya ukina imikino myiza ku buzima bw'abandi, ndavuga imikino ku bandi. Hagurukira gusoma ibitabo kurusha uko wabikoraga ejo hashize. Nibura buri munsi jya wicara ahantu hacecetse nibura iminota 10. Buri joro ntuzongere kuryama amasaha ari hasi y'7, kandi nibura fata iminota 10 ku munsi buri munsi. Iminota 10 kuri 30 utembere, kandi igihe utembera seka niyo waba usekera abandi. Muri iyi si ugakabye, ntuzagire ibintu ukora ngo kabye, ahubwo uzajya ugira aho ugarukira.
ntukikomeze kuko nta bandi baguhereza urwo rwego ngo ntugatakaze kandi imbaraga zawe uri mu mazimwe. Inzozi urota cyangwa se ibyo wifuza kugeraho, jya urota cyane igihe uri maso. Aya ni amagambo akomeye mwa bantu mwe, ngo burya ishyari no kwifuza iby'abandi ni uguta igihe, ubundi ibyo dufite birahagije. Ni byiza kwibagirwa ibibazo byahashize ku bashakanye bo n'abakundana bikaba umwihariko. Ntukibutse uwo mubana ibibazo byahashize kuko bizangiza ibyishimo byanyu by'uyu munsi. Ubuzima ni buto cyane ku buryo guta umwanya wanga abandi ari uguta igihe. Ntukange kandi ntugahemukire abandi. Ni byiza kwikiranura n'ahashize hawe ngo hato hatazagira umwanya Ni byiza kwikiranura n'ahashize hawe ngo hato hatazangiza umwanya wawe mwiza ufite uyu munsi. Nta muntu n'umwe ushinzwe ibyishimo byawe, ibyo uzabyibukiye. Seka kandi useke cyane, si ngombwa gutsinda impaka zose wishoyemo, uzagume ku kuri kwawe, icyo wumva ari ukuri. Ibuka kujya uhamagara umuryango wawe ubaze uko umeze cyangwa se uko bameze buri munsi, kandi jya ugerageza guhereza abandi bantu ikintu nibura kimwe cyiza ku bandi. Gerageza guhereza abandi bantu ikintu kimwe nibura ku munsi cyiza. Buri gihe uzababarira abandi, uzibande kujya ugumana umwanya wawe munini na ba bantu bafite imyaka 70 kuzamura ndetse n'abari hasi y'6, abo n'abana. Haranira nibura gutuma abantu 3 baseka buri munsi. Ibyo abandi bakuvugaho ntabwo bikureba. Kora icyo wumva ari cyo cy'ukuri kuri wowe. Imana ikiza ibikomere, ishobora gukiza ibikomere n'impuvu zose uzagirira ku isi. Uko ibibazo byaba bimeze kose, uko byaba bimeze neza cyangwa se nabi kose, bizarangira nta mvura idahita. Uko bawo yumva kose, haguruka kandi wirwanirire, ibyiza biri imbere. Iryo jambo turarivuga, mfite umushuti wanjye rwose akunda kurimbwira. Imana imuhereza amahoro n'imigisha. Ni Jean Marie. Buri uko ubyutse mu gitondo, jya wibuka gushima Imana. Haranira ko uhora wishimye kuko nkurebye neza urabikwiye, nawe ujye wihereza ibyo ukwiriye. Ijambo rya nyuma dusorezaho, ibuka usangize iki kiganiro inshuti zawe, hari abandi cyagirira umumaro. Ku kirahuri cyawe uri kureba iyi video nagushyira indi video, girebe, ndabizi uraza kuyikunda. Reka tuzasubira ubutaha. Uma hafi ya Tele Montagne Rwanda, nimukore subscribe muri benshi.